Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Turabasuhuje mwese aho muherereye, mukomeze kugubwa neza cyane. Dore tubagezeho rero amakuru arimo kuvugwa yihutirwa muri uyu mwanya. Reka duhere kuri aya ngaya avuga ko umusore yatawe muri yombi akekwaho kwica nyirakuru amutemye hariya mu Ruhango. Polisi y'akarere ka Ruhango yataye muri yombi umusore w'imyaka 19 ukekwaho kwica nyirakuru amutemaguye ngo amuziza ko yamuroze. Iyi nkuru yasakaye mu masaha ya saa 4 za mu gitondo ku munsi w'ejo, bivuga ko yabereye mu mudugudu wa Kabuga, akagari ka Kabuga, umurenge wa Mbuye ho mu karere ka Ruhango. Ababibonye rero bahamije ko uyu musore yagiye mu rugo rwa nyirakuru witwa Mutumwenka Therese w'imyaka 72 akamutema ibice by'umubiri akamwica. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye itangazamakuru ko uyu musore akekwaho gutema nyirakuru amaguru, amaboko n'umutwe, hanyuma bimuviramo urupfu. Ati uyu musore yashinjaga nyirakuru ko yamuroze bikamuviramo uburwayi bwo mu mutwe, niyo mpamvu rero abaturage bavuga ko yahereyeho amwica. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko uyu musore yatawe muri yombi akaba afungiye kuri polisi sitasiyo ya Mbuye, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Kinazi gukorerwa isuzuma. CIP Kamanzi yakomeje yihanganisha umuryango wa nyakwigendera, yongera ko hagiye kubaho isuzuma bakamenya niba koko uyu musore afite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa niba hari ibindi byaba byamuteye gukora iki cyaha akekwaho. Nyuma y'ibyo rero hakabona gukurikizwa inzira zisanzwe z'amategeko. Murumva rero ko abaturage bakomeje kuzana ikintu cyitwa ubugome bwo kwihorera ndetse no kwica abandi, nyamara bitakagombye guca muri iyo nzira. Tuvuga tuti mukomeze mwirinde gukora ibyaha by'ubwicanyi, kuko ubikoze akatirwa igihano cya burundu kandi akaba ari igihano gikakaye mu bihano byose bitangirwa hano mu Rwanda. Reka rero dukomereza aya makuru yacu kuri aya ngaya arimo kuvuga ko noneho hano mu Rwanda i Rubavu hadutse ibicurane bifite ubukana bwinshi cyane bimaze guhitana abana 3. Inzego zitandukanye mu karere ka Rubavu ziremeza ko hadutse icyorezo cya gripe kimaze guhitana abana 3. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi mu nama bwasabye ko ibigo by'amashuri bitegeka ko abana bambara udupfukamunwa. Umwe rero mu bari mu nama yatubwiye ko ubuyobozi bwabahaye amakuru ko hari icyorezo cyaje mu bana gifata mu buryo bwa gripe ariyo ibicurane mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho wanduye yitsamura akazana utumyira akagira umuriro kandi agacika intege. Francine Uwineza rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yadutangarije ko indwara ihari kandi batangiye gufata ingamba z'ubwirinzi. Yagize ati ni indwara ifata abantu benshi kandi yandura cyane. Ingamba twafashe rero icya mbere mu bukangurambaga kugira ngo abaturage bayimenye, bamenye abana bose bagaragaza ibyo bimenyetso babohereze kwa muganga, cyane ko abana bari ku ishuri umwana agume mu rugo kugera akize kugira ngo asubire ku ishuri. Mu gihe rero hirya no hino hari ahagenewe gukaraba hahurirwa n'abantu benshi, ariko hakaba henshi hatagikora, ubuyobozi bwasabye ko ubukarabiro bwashyizweho mu gihe cya COVID bwongera gukora. Ubuyobozi rero kandi buri gukorana n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo batange imiti ku bana baba bafite ibimenyetso. Ni gripe rero ariko ifite ubukana yateye cyane cyane igafata abana bari munsi y'imyaka 5. Ubwo rero yamara kubafata ikabashegesha kugeza n'ubwo 3 bamaje gusiga ubuzima hariya karere ka Rubavu. Ingamba rero zafashwe harimo izo guhangana n'ibi bicurane. Ubuyobozi bukavuga ko ingamba zafashwe zirimo yo gushakisha abantu baba barafashwe ariko bakaba bataragera kwa muganga, bityo rero abaturage banduye bakaba bahamagarirwa kujya kwa muganga. Indi ngamba ni ukujya mu mashuri kureba ko haba hatarimo abana banduye, nabo bakajyanwa kwa muganga. Dr Tuganeyezu Oreste yavuze ko hafashwe ingamba yo kuvura abagaragaweho ubwo burwayi. Indi ngamba n'ubwirinzi nko gukaraba intoki, gukorana mu buryo bwo kurinda kwanduza abandi, ukorora agakinga ikiganza ku munwa no kwirinda gukororera mu bandi bantu. Indi ngamba rero n'ubukangurambaga mu baturage ndetse no kwihutira kujyana abana kwa muganga bakabajyana kare kugira ngo batanegekara, kimwe n'abantu bakuru bafashwe bagomba kwivuza. Dr Tuganeyezu Oreste ati
abo kizaza cyane n'abana bato bari munsi y'imyaka 5 ku mpamvu izwi yuko umubiri wabo uba utaragira imbaraga zihagije zo kwirwanaho. Abandi rero ishobora kugiraho ingaruka nubwo tutarabibona mu mibare igaragara, n'abasaza n'abakecuru cyangwa se abantu basanzwe bafite uburwayi bugabanya ubwirinzi bw'umubiri. Aka gace rero k'ubuzima ka Gisenyi Dr Tuganeza Oreste avuga ko karimo gukorana n'izindi nzego z'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima ku buryo imiti yo kuvura biriya bicurane ihari ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu guhangana n'iyi ndwara ngo nabyo birahari. Babyeyi mukomeze gukurikirana abana banyu, nimubona bafite ibicurane bidasanzwe bagakorora bakazana utumyira bakagira umuriro n'ibindi bimenyetso, muhite mwihutira kubajyana kwa muganga kubera ko ibi bicurane bifite ubukana uwo bifashe birimo kumuzaza bikarangira n'ubundi bimwishe, cyane ko amaje gupfa abana bagera kuri 3. Reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyunge. Ndi Emmanuel Nshimiyimana.